murakoze. Komedi yanjye ubundi ahantu mba nifuza ko yagera, ubundi mu ikiremwa muntu kibaho neza ari uko cyishimye. Nanjye rero kuri iyo mpamvu nyine ndi bakunzi ba Gisha TV, twongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana abane namwe. Uyu munsi twongeye kugirirwa amahirwe yo guhura n'umukozi w'Imana, umukinnyi w'amakomedi, urubyiruko nkatwe twese, akaba agiye kutuganiriza ku by'Imana, ku bya komedi ye, uburyo abana n'Imana ye n'amazina ye uko bimeze. Ikaze. murakoze. Amazina yanjye banyita Ndahimana Eric aka Obama, akaba ari naryo zina nkoresha nyine muri ibyo bikorwa nkora bya komedi. Obama. Turagushimira Obama, ikaze muri murakoze Gisha TV. Obama, dufite ibiganiro dushaka kuganira nawe. Icyambere dushaka kumva aho iyo mpano ya komedi yawe yavuye, igihe wabyiyumvishemo, igihe bimaze, aho wifuza ko bigera, mwanya n'uwawe. murakoze. Urumbaje ikibazo cyiza ngo aho byavuye gutyo, ariko gusa impano numenya ukuntu yaje nyine, ngiye nakuze nyine bindimo nyine, kuko kugira ngo umenye ahantu ndi numvaga abantu bari guseka nyine, sinzi ukuntu byagendaga, ariko nanjye naje kwisanga ari ukomeze. Ntabwo navuga ngo byaje gutya na gutya, ni impano yanjye nyine, nuko navutse. Murakoze. Turagushima. Ikindi ahantu wumva iyo komedi yawe iri kwerekeza, aho ushaka kugera, mwanya n'uwawe. Murakoze. Komedi yanjye ubundi ahantu mba nifuza ko yagera, ubundi mu ikiremwa muntu kibaho neza ari uko cyishimye. Nanjye rero kuri iyo mpamvu nyine ndiyo tuma numva nyine abantu kubana n'abantu barakaye ntabwo njya mbishobora. Nifuza ko komedi yanjye yagera ku rwego rukomeye, abantu bose bakamenya, bakumva izina Obama, bakumva ko ari ukwishima atari ukurakara. Turagushimira kuri iryo jambo, ahubwo tuganire ku kintu cyo kugarukira Imana. Urumva kugarukira Imana, kuvugira Imana, ibyo bintu byumvite, ntabwo ari no kuyivugira kamwe, kubana nayo, kuba umuntu yakubona akabona ko ufite umwami muri we. Icyo kintu wakivuga biki? Murakoze. Ikintu cyo kugarukira Imana, mba numva nyine ari kugarukira Imana. Ubundi muri make no kuvuga ngo wabanaga nayo, ugera aho uratuteshwa ku nshingano wakoraga, ugera aho ongera urayigarukira. Icyo kintu rero kikaba ari igikorwa nyine gikunze gukora bake, ariko cyiza nyine, nubwo kiba kigoye. Numva nyine ari igikorwa cy'ubutwari kugarukira Imana.
ndabigushimira. Naho se kugarukira Imana urumva ari ngombwa? Urumva kuba warateshutse utakiri kumwe n'Imana hari ibyo utagikora bishimisha, urumva ari byo? Urumva iyo nama wayigira umuntu uwo ari we wese, kuba yagendana n'Imana nimba yarayitandukiriye akongera akayigarukira, byo hari icyo wabivugaho? koze urakumbajije ngo kuba yayigarukira, kuko Imana nyine ni Imana. Ubu no kuba mbashije gufata ino mikoro ni ukubera yo. Hari benshi baryamye mu bitaro batari hano, batabasha kuvuga nk'uko ndi kuvuga. Ubwo rero kujya kure y'Imana uba uri kure yawe nawe ubwawe nyine. Simpamya ko ubu nariho kwanza uba nta kintu umaze. Turagushimira wa Mongani, ntacyo uba umaze utari kumwe n'Imana cyane rwose. Tugaruke ku cyo wifuza kuba cyaba mu bihe bizaza, nimba hari icyo uteganyiriza abakunzi bawe kuri izo komedi, nimba hari komedi y'Imana wenda tuzabona mu minsi iri imbere, aka kanya ngo bitubwire. Murakoze. Nk'uko nabibabwiye nyine muri komedi ntabwo mbagamije gusetsa abantu gusa ngo baseke gusa birangire. Ugomba kugerageza nyine ukagira n'ikintu bakuramo mu bihangano byawe. Rero ku bw'izo mpamvu nyine bikaba no mu zo nzakomeza gukora, ibyo byose bizaba birimo mbwiriza abantu nyine Imana, gira ubwiza bwayo kandi mu buryo buseke, agaseka ariko akanakora ikintu akuramo. Ni ibikorwa byinshi nzakomeza gukora cyane. Turagushimira. Naho ikindi, hari deba tumaze iminsi tujyaho tuvuga ku bantu benshi, deba y'Imana. Deba ni iki? Deba ni nkaho kuganira, impaka ku kintu cyitwa kuba Yesu bamwe bamwita Imana, abandi bakavuga ati ni umwana w'Imana ariko ntabwo ari Imana. Wowe kuri icyo kintu cyumva kivuga wiki? Ngewe kuri ibyo ngibyo ikintu nabivugaho, ntabwo nakivugaho ibintu byinshi, kuba ari Imana cyangwa ari umwana w'Imana. Gusa icyo nizera kuri ngewe ni uko n'ubundi aza ku isi nta kibi yatwigishije, ngomba gukurikiza ibyo yadukoreye nitaye ngo ni Imana cyangwa umwana w'Imana. Uduhaye igisubizo cyiza cyane 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 bikomeye. Imana iguhe umugisha. Reka ubu tugiye mu gihe cyo gusoza, reka dusoze tugusaba nimba hari agakomedi waba ufite wagezaho abakunzi bawe n'abakunzi ba Gisha TV, nicyo gihe ngo wakabaye. Murakoze. Nk'umukomedi nyine urumva ntabwo nakabura nyine, kuko niko kazi mba nkora, ibitekerezo biri hafi. Agasitori rero nabaterana nyine n'ibintu biba byarahimbwe ariko bitabayeho. Umunsi umwe Yesu na Petero bagiye kwiba, ntabwo nyine bigeze ariko nyine bagiye kwiba umunsi umwe imyembe. Noneho bageze kuri icyo giti cy'imyembe, Yesu abwira Petero ati urira ngiye nzajya nsama unagire nyine nsama. Petero arurira araca. Noneho nyir'igiti arahanyura, arababona, ahita afata Petero wari uri mu giti, aba ari wahana nyine aramukubita, arabirukana. Umunsi wa kabiri baragaruka, Yesu arongera yoshya Petero, atongera wurire rero uce nanone. Petero arongera aramwumvira, arurira araca. Nyir'igiti aragaruka nanone amusangamo, arongera amuhanura, aramukubita nyine aramuhana byatari, arongera arabirukana. Umunsi wa gatatu baragaruka, Yesu abwira Petero ati urira uca imyembe nyine kuko inzara yari ibishe. Petero arurira araca, nyir'igiti aragaruka,
arongera ahana Petero nanone. Undi munsi ukurikiyeho Petero aravuga ati ibi ntabwo bishoboka, Yesu ni wowe uri bwurire, njye ntabwo nakongera kurira kino gihe. Yesu aravuga ati oke, kugira ngo wenda nawe utavuga ati ni njye uri kugushora, reka ndarurira. Yesu aba ari we wurira, Petero asigara nyir'igiti. Agarutse ahantu ariyumvira mu nzira, bata ku bundi igihe nahereye nk'ubitoho hejuru nakubise n'uwo hasi. Kandi bagoranye, Petero yanze kurira, nyir'igiti arazongera kwita uri hasi. Urumva ko Yesu ni Yesu. urakoze kuri ako kantu karadusekeje, karimo n'inkuru ko nubwo abantu benshi batabyumva neza, harimo inkuru ko urumva ko Yesu yamenye byose, yamenye ibiri bube. Petero ntiyamwumva, yagiraga ubu wenda Yesu ashobora kuba yarashaka. Reka dusoze tugushimira kuri ubwo bumenyi buduhaye, dushimira abakunzi ba Gisha TV. Nimba hari icyo wabwira abakunzi ba Gisha TV cyangwa abakunzi bawe, turi gusoza wagira ijambo bagenera babwira muri iki kibazo. Murakoze abakunzi ba Gisha TV, ikintu cya mbere nababwira ni mwubahe Imana kandi mukunda abantu. Icyo ni icya mbere, Imana izayibaheramo umugisha. Icya kabiri, nababwiye ibikorwa byanjye biri kuri channel bita Obama Rwanda Comedy, muzajyeho mubikurikirane. Kandi na Gisha TV mukomeze mukore subscribe, musharinge, abantu babone ibikorwa bya Gisha TV. Imana izabibaheramo umugisha. Murakoze, turagushimira ku mwanya waduhaye, turagushimira ku kiganiro cyiza uduhaye. Nawe Imana iguheze imigisha myinshi kandi yagura inzira zawe. Murakoze. Ciao.